Yesu we ushobora kuba nakererewe rwose. Ariko ntekereza ko amasaha cyane. Dade, waramutse. Waramutse neza. Umeze uteze? Ndashima Yesu. Kwambaye neza se noneho uragarukire ku murimo w'Imana. Iki gitondo? Kuzindutse se. None se si byo byiza? Ni ikosa burya gukerererwa no kwiba. Ntukabikore. Nanjye mvuye mu gasiporo kugira njye mu kazi numva ameze neza. Ugeze aya masaha ukiri muri siporo? Irango nkore n'agatuza dore karimo karaza. Birakwiye. No? Ubu uragiye. Ahubwo ntunganyiriza karavati. Ko bimeze neza. Noneho ugiye kwigisha abahe? Sikugiye kuzaba na pasiteri? None se si byo? Sawa rero nanjye reka nitegure njye mu kazi. Okay, bonne journée. Masengesho meza. Sawa. Dadi. Karame. Ariko nagushakaga hari ikintu cyangwa ko tuganira utaragenda. Kiratinda? Oya na kanya gato. Okay. Dadi, nkuko nari nkubwiye rero ko nkushaka ngira ngo tuganire. Mama mubona kenshi gashoboka kuruta wowe, dore ubu kuba nkubonye hari hashize icyumweru hari niba ntibeshye ntarakubona. Nsangamo nafitanye ikiganiro cyane kuruta uko tujya tuvuga. Urumva nyine niwe mbasha kubona kenshi gashoboka. Mva mu kazi wowe udahari nkajyayo wagiye, niwe mbona kenshi nyine. Nagira ngo rero nkusabe, nabonye mama avunika cyane. Gufura niwe, guhinga niwe, guteka niwe, mbega buri kimwe cyose. Nagira nkusabe nk'umwana nyine mu rugo, wenda ube wadufasha ku rusengero ujye uhaha iminsi mikeya no mu rugo haboneke. Wenda mama ashobora kuba arimo gufura, wowe ukaba uri hari uhinga cyangwa ugira n'utundi umufashe. Mama aravunika cyane, nanjye nabyitegereje mbona biri ngombwa yuko nkusaba. Ubaye wanyemerera rwose wabukoze. Ariko ntabwo birimo kureka umurimo w'Imana. Hoya, umurimo w'Imana uzawuha iminsi yawo no mu rugo ujye uhaboneka. Ndabyemeye. Ariko nicyo cyamurakaje gituma sigaye afite uburakari. Dadi simbizi ariko nabyo byashoboka. Urumva niba mama acaha udukwi niwe, gufura niwe, guteka niwe, buri kimwe cyose. Ugira ikibazo. Ngiye kugusaba ibyo usigawashijemo. Cya kabiri ngiye kugabanya iminsi nshaka umwungiriza mu mwanya azajya afasha bimwe. Humura kandi hari abantu bemeye kuzajya baza guhinga gufasha umukozi w'Imana mu gihe runaka, niko babivuze. Kandi urumva abo dusengana hari uburyo bwo kugenda dufashanya. Niko nashyizeho amatsinda, rimwe kwa runaka, ikindi gihe kwa runaka, kugira ngo turwanye n'ubukene, inzara itazatwinjirana, umurimo w'Imana ugapfa. Hanyuma rero ntugire ikibazo, ibyo biraza kuba. Nzajya mfata iminsi 3 ku cyumweru, ku wa gatanu no ku wa gatatu. Indi minsi yose uzajya mu rugo. Uzajya uri hano mu rugo. Wow, Dadi ndagushimiye kuba wumvisha icyifuzo cyanjye. Mama nawe kandi ndumva bizamunezeza. Okay, reka ngende rero ku murimo we. Sawa rero, Imana ikurinde, nanjye reka nitegure mu kazi. Witegure ko tuzajyana ubutaha gusenga. Hari umushyitsi mwiza cyane. Oya, nanjye subizi ko mbikunda se. Reka dusenge. Ndagushimiye Yesu, ngiye ku murimo wawe. Sigare mu rugo kandi ufashe abana mu muryango, twese uduhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nkawe koko mu by'ukuri ndakubwira ngo
umpanagura igikapu none reba amasaha nageze kandi gahunda yo kugenda irageze none urumva nta soni ufite reka n'ibingibi biracyari mu matwi nta soni igihe naguhaye kino gikapu usangaye ntabwo nakikwihere nkubwira ngo ndakijyana ku kazi nta soni ntabwo mbe iki n'ibiki akundi reka nkubuze shaka uzi ni sangaye nakubwiye sangaye akundi wona nyokobuje ubundi mu mwikisha ndagenda mu kanywiki ndakubaje ndagenda mu kanywiki we na nyokobuje mwafashe nk'ipazopo mwafashe nk'ikibumbano kiba muri uru rugo ku buryo umuntu ajya kuko mushaka nta soni ntabwo ngo himba yanjye ndagutunze ndaguhatse ndaguhemba nkagira gute warangiza ukananye ukarya ukagira gute nanakubwira ngo umpanagura igikapu ukajya mu miziki ngo ukanwegera nta soni mba nkubwire rero waba utaragenda ukwezi kwa gusi ndavuze ngo hagarara ngaha ukwezi kwa gusi kumaze igihe kingana iki uzi kubura iminsi 3 uramenya utazavumvura ushaka umushahara yose ndayagukase ahubwo usigayemo ideni ry'ukwezi kuzakora ndumva banza unyumve byabe ndumbwira ngo mama yarwaye nyohereza amafaranga ibiki n'ibiki ubu tuvugana nona ukasuka ukwezi kose kandi no kukurikiyeho ungeme ideni rya 5 uranyumva neza dore ko turumbura nk'umutubu ndavuze ngo giye tujya kujyana ngo cyangwa kireke hasani kundi wanze nkagahata n'imigera ahubwo wagira akazi we ubundi ari ndani ariko noneho uyu munsi no kwandika mu mateka byagenze bite mama oya kubona twamwirira ngo yiriwe ahangaha ariko se burya dada ari hano baba se wari uzi ko kumwe abo ugiye wari uzi ko yagiye nari nzi ko yagiye kubera nta mwumvaga nako noneho rero